uburyo twarwanaga mu Mutara. Burya mu gitero cya mbere twaragiye tugira za Gabiro, bamwe tugera hariya muri iriya Akagera, mu Kagera hari za force zacu icyo gihe, hari na 157 na 7 mobile combined mobile force, ni imitwe mikuru yose. Twagize ikibazo hariya mu ishyamba ry'Akagera n'ahandi, kuko n'ahantu ujya gutya aduye akakubona akakurasa kubona, nawe uhemukira u Rwanda ngo azarame, ntibishoboka pe. Uhemukira u Rwanda mu by'ukuri n'ubukunguzi ndababwiye nta Nyakubahwa Perezida wa Komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, afande Vice President wa Komisiyo, banyakubahwa abakomiseri ba Komisiyo, intumwa ya Minubumwe, abakozi mu ngeri zitandukanye ba Komisiyo cyangwa abo mu bindi bigo byaje kwifatanya na Komisiyo muri uyu muhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 32. Bagenerwabikorwa mwese turabasuhuje. Nanone ndatanga ubutumwa buturuka muri Rwanda Defense Force, ubutumwa bwishimira ubutumire ko kuba uyu munsi twaje kwifatanya na Komisiyo kugira ngo nanone twibuke Abatutsi bazize Jenoside mu 1994. Ariko nanone ni umwanya dufata tugakomeza kandi tukihanganisha abacu batuvuyemo. Ubwo rero ntangira ikiganiro cyanjye, mu by'ukuri sinza gutinda mu mateka cyane, kuko twasuye urwibutso muri iyo nzira yose twanyuzemo, nk'uko uwamanjirije yabivuze, twasobanukiwe byinshi, kandi ndakeka ko mwese abagenerwabikorwa mwabashije kugira icyo mwumva. Ariko ndaza gushaka uburyo nuzuza gato intumwa ya Minubumwe, ndashyiraho umutemeri wanjye muto ku cyo yavuze, hanyuma noneho nze kurambura cyane, nimba ndi kuvuga cyane cyane urugamba rwo kubohora igihugu. Burya cyane cyane abato bari aha ngaha abagenerwabikorwa, mugomba kumva kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo ari n'icyifuzo, ni n'inshingano. Ni inshingano duhabwa n'itegeko nshinga ry'igihugu, itegeko rikuru cyane riyobora igihugu cyacu. Itegeko nshinga riduha inshingano yo kwibuka. Icyo kintu mu cyumba cyane cyane ndabwira abato abagenerwabikorwa barahanga. Ikindi cya kabiri, ngarutse ku mateka, ni akantu gato nshaka gukuramo gusa kugira ngo nuzuze ababanjirije. Buriya hari indangagaciro yagarutsweho cyane, indangagaciro y'ubumwe. Iyo tuvuga ubumwe, iyo tuvuga ubunyarwanda, niko karango kacu. Icyo kintu mujye mucyumva neza, kuko ubwo bumwe bavuze ukumva ko n'umwami yabaga yarashyizweho kugira ngo abumbatire ubwo bumwe butanyeganyega, ntibujegejege,
ni ikintu gikomeye mugomba gukura ahangaha. Mu byo mukura ahangaha ikintu bita ubumwe, ubunyarwanda ni akarango kacu, ni identity yacu. Icyo ni ikintu tusubiyeho kugira ngo tucyumve neza kuko ni ingenzi. Icya kabiri, hari izindi ndangagaciro shami ku bumwe nazo zarangaga abanyarwanda kandi zigatuma noneho ubamenya mu buryo burambuye bwose. Hari indangagaciro bitaga uburame. Umunyarwanda aho yabaga hose yifurizaga undi kurama, kumva ko umunyarwanda agomba kubaho imyaka n'imyaniko akarama. Ubuhoro, indangagaciro bita ubuhoro bw'u Rwanda, peace. Umunyarwanda yagomba kugira amahoro ahari, akumva aratekanye, akumva afite amahoro. Sinza kurambura cyane, ni kugira ngo mumenye icyo mutahana mu magambo make. Ikindi cyari indangagaciro y'ubutwari no gukunda igihugu. Ibyo twakoraga byose umunyarwanda yagombaga kugaragara. Ubutwari ni indangagaciro ikomeye cyane, kuko bose ibyo bakoraga byose byari ibikorwa bigomba kuganisha ku butwari. Ubusugire bw'igihugu, igihugu gitekanye, inkike zacyo zidashobora kumenerwamo, nicyo kindi kintu cyari gikomeye. Nayo ni indangagaciro ikomeye cyane, kugira ubusugire, igihugu gifite ubusugire, the security. Indi ndangagaciro yari indangagaciro nanone yo kubaho y'ubukungu, kugira amata n'ubuki. Ni ukuvuga igihugu gifite ibigitunga. Amata ni ikimenyetso cy'ubukungu, ni ikimenyetso cyo kubaho, ni ikimenyetso cy'igihugu gifite ibigitunze. Ibyo mugomba kubimenya. Sinza kuyasubiramo amateka, ariko ndashaka kuvanamo mu by'ukuri iby'ingenzi mu ndangagaciro mugomba kuba mumva. Niko mudafite udukayi duto cyangwa udutabo duto, mwakagombye kugenda munatwandika utwo tuntu. Ninza kubaganiriza nzaza babwira ko tugira udutabo duto mugenda mwandikaho utuntu. Ikindi, uretse ibyo ngibyo, abanyarwanda nari maze kuvuga ikintu cy'indangagaciro zibaranga, ariko no mu buzima busanzwe ikintu cy'ubutwari. Buriya umunyarwanda ibikorwa byose byakorwaga bakabishima cyangwa bakabigaya. Icyo kintu hari ntimwahuye nacyo mu rugendo twakoze, ariko ubutwari bw'u Rwanda bwagiraga ingororano, bakakugororera ko wakoze ibikorwa byiza. Yo wagiye ku rugerero ukaba ufite ababisha benshi wivuganye, urinda u Rwanda urwimana kugira ngo rutaba u Rwanda rw'ingaruzwa muheto, baguhaga imidari itandukanye. Hari imidari itandukanye, hari icyo bitaga impotore, umudende, imanzi. Iyo ni imidari myinshi. Hari n'ikirenze ibyo ngibyo, hari n'igihe baguhaga n'umudari ukomeye cyane wo gucanira uruti. Ugucanira uruti ni nk'ukuntu wabona abayobozi b'iyi nteko bari aha, perezida wa komisiyo akaza ngaha bagacana umuriro bakagusingiza, kuko wabaga uri intwari y'u Rwanda, wabaga wakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Ariko iyo wakoraga nabi barakugayaga, bakanaguha n'inka igaragaza umugayo, inka y'imirindi. Ariko abakoraga neza uretse n'imidari, hari no kumugabira izindi ngororano zimwagura, zimusingiza, agahabwa inka y'umuheto, inka y'ubumanzi. Ibyo byose ni ibintu mugomba kumenya, mukabimenya. Icyo ntituzakibagirwa. Ikindi mugomba kumenya, hari ikintu bitaga itorero ry'u Rwanda. Na hariya hari mwakibonye hari, ariko ndashaka kukigarukaho. Itorero ry'u Rwanda uyu munsi ni nk'ukuntu ahangaha twavuga n'irerero. Ni ahantu mwebwe mu rungano rwanyu, ndabona abato nibo benshi ahangaha, ariko buri munyarwanda wese yanyuraga
muri iryo shuri, muri iryo rerero, akajya gutozwa indangagaciro zimugira wa munyarwanda ufite ubumwe n'ubunyarwanda, ukunda igihugu, ufite indangagaciro y'ubutwari, utuma u Rwanda rurama, uburame, ubuhoro, za ndangagaciro zose akajya kuzitorezwa aho ngaho, akazumva neza, ariko akahigira n'ibindi bintu myungu itandukanye, ubuhinzi, ubworozi, ibintu byose, imirimo yose idufasha mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga ryari ishuri ry'ubuzima. Ibyo nabyo mu byumve, mu by'abakoloni babo basenye, icyo kintu baragisenye, kandi nicyo kintu cyubatse ubunyarwanda, cyubaka intekerezo nyarwanda, gituma tuba igihugu gifite igitinyiro. Murumva abantu banyuraga no muri iryo torero, mu by'ukuri benshi muri bo bajyaga no ku rugerero, n'imitwe y'ingabo yabaga yakozwe muri ubwo buryo. No mu mafamiye yacu, mu miryango tubamo, afande arabizi, hari mwebwe sinzi ko bajya bababwira formation gato za gisirikare, ariko buriya family, imiryango yacu yari yubakitse n'igisirikare. Mu bakurambere uzasanga family uvamo yabaga ari inzu, wakomeza gato bakayita itorero, company, wajya hejuru gato bakayita batayo, kandi namwe iyo mvugo murabizi, section, platoon, company, battalion. Kera bagarugiraga kuri battalion, umutwe w'ingabo, noneho hakaza ingabo z'u Rwanda, ariko izo ngabo z'u Rwanda arizo zishinzwe kurinda igihugu hose. Urumva ko ibyo babitozwaga hehe? Mu itorero. Bigatuma rero ku rwego rwanyu mugira inyota yo gukunda u Rwanda. Niyo mpamvu uzasanga no mu byiciro bya society, icyo bita social structure ya society, cyangwa se uko abanyarwanda bakura mu ruhererekane no mu kuntu societe yubakitse, uzasanga nanone mu itorero byari byaragarutse. Uranashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda kuba yaragaruye itorero, kuko icyo kintu cyo kugaruka umuntu akumva ngo buri munyarwanda wese afite aho yibona. Niba hagati ya 0 n'imyaka 5 kaburi ikirezi cy'u Rwanda, ibirezi by'u Rwanda, hagati y'imyaka 6 biza ku myaka 12 imbuto z'u Rwanda, imbuto zitoshye zigomba guterwa hose zikazamura u Rwanda. Mwebwe benshi sinzi imyaka yanyu, ariko manza mushobora kuba mutangiye kubamo harimo imbuto nkeya, ariko hejuru y'imbuto habaga abantu bitaga indirirarugamba. Indirirarugamba kuva ku myaka 13 na 18 ni ba bana bafite imbaraga bari kuririra abandi kuko bababona bavuye ku rugamba, ariko urugamba rwo kubaka u Rwanda atari urugamba rwo gusenya u Rwanda. Babitaga indirira, hari n'imitwe y'ingabo bitaga indirira. Hejuru y'aho ngaho hakaza indahangarwa kubera imbaraga, kubera amaboko n'imbaraga, energies and forces. Hejuru y'aho ngaho ku bantu batangiye gukura, haba bari imbere yacu aho ngaho abayobozi bakabita ingobokarugamba, kuko bashobora kuza bakagobokera ba bantu bari munsi yabo. Icyo kintu nacyo mugomba kucyumva ko iyo ni indi structure ikomeye muri societe nyarwanda. Ikindi bindi bibiri nshaka kurangirizaho nko kuzuza abatangiye ikiganiro mbere yanjye, ni ikintu cyo kumenya imitima. U Rwanda rwagiraga umutima, abagororabikorwa kose u Rwanda rwagiraga, hari umutima w'u Rwanda. Burya mu mateka y'u Rwanda umuntu wabaga yagambaniye u Rwanda yabaga afite umutima ubunga. Umutima ubunga murawuzi? Ndi gukoresha, ndagerageza gusobanura ko Kinyarwanda kugira twese tucyumve kimwe. Umutima ubunga ni wa mutima utandaraje, ni umutima ugambanira u Rwanda ariko utava no mu Rwanda. Rumvikana?
n'umutima ukajya kugambanira u Rwanda kugira ngo u Rwanda ruzime, ukarwifuriza inabi, ugakorana n'umwanzi kugira ngo u Rwanda ruzime. Uwo ni umutima ubunga. Ariko nanone ukaguma uri no mu gihugu kandi ushaka inabi y'u Rwanda. Uwo ni umutima ubunga. Habaga n'umutima rwana. Umutima urwana ni wa mutima uri mu gituza cyawe, ufite mu rwango rwinshi cyane, ukarwana nawe mu gituza cyawe, ukaguma harimo ikintu cy'intambara y'urwango, ukanga guhinduka kuko urarwana. Umutima wawe ufite amahane yo kudahinduka, uri mu rwango rwinshi, ubawitaga umutima rwana. Ariko hakaba n'umutima nda. Ni umutima nda ni umutima w'indashima, umuntu udashima icyo igihugu cye cyamugejejeho. Murabyumva? Iyo mitima yari imitima mitindi, ntabwo iyo yubatse u Rwanda, kandi hari abagaragayeho iyo mitima cyane no mu bakurambere, kandi barahanwe bihagije. Ariko hari umutima u Rwanda rwari rukeneye, ariwo bita umutima nama, umutima mana n'umutima w'ubumuntu. Aricyo rero iyo tuvuze umutima nama, conscience, iyo tuvuze umutima mana urabonamo ikintu cy'urukundo, murumvamo indangagaciro z'urukundo, zo gukunda abandi banyarwanda, ugakunda n'igihugu cyawe. Ariko n'umutima w'umuntu, utabona umunyarwanda afite ibibazo nk'umutabari. Ubumuntu ni ikintu gikomeye cyane mu muco w'abanyarwanda, uretse n'abanyarwanda no muri Afurika. Ubumuntu n'iryo jambo zarisanga nabo dusangije imico, bakubwira ikintu cy'ubumuntu. Nashaka kugaruka kuri icyo kintu, kugira icyo kintu cy'indangagaciro tukigarure gutyo, mucyumve neza, mwumve ubutwari bw'u Rwanda n'indangagaciro zayo, ariko mwumve n'imitima mitindi u Rwanda rutifuza, ariko n'imitima yubaka u Rwanda, igatuma u Rwanda rugira wa mutima wubaka u Rwanda. Nanone hari ikindi kintu mu kuzuza wambanjirije ntarajya urugamba rwo kwibohora, nkoze impine mu byo twanyuzemo, simbisubiramo, ariko ni impine ntoya. Harimo nk'ibintu bishobora gusobanura amagambo make ibi bintu, iyi nzira yose twanyuzemo y'urwibutso. Twasanze ko ubuyobozi bubi bwari buriho bwabanje gucamo abanyarwanda ibice, classification, abahutu, abatutsi, abatwa. Tugasanga ahantu bandikaga hutu twatutsi mu ndangamuntu, aho bigishijwe ko badakomoka ahantu hamwe. Icyo twakibonye, icyo ni ikintu kibi bagenerwa bikorwa muri aha. Icyo kintu cyo gucamo abantu ibice, icyo cyatugejeje habi. Mu byo twabonye byose icyo cyaje ku isonga. Icya kabiri, guha abatutsi ibibaranga, yabivuze intumwa ya Minaloc, ayo bita symbolization, ariko ni ugutanga ibiranga umuntu. Urugero, kwitwa abatutsi ngo ni ba Mazuru, ngo ni ba Runyunyusi, barangwa n'ubugome, ubuhake, uburyarya, ni barebare bafite, ukabaha ibintu bituma biza korohera umuntu kuza akamubona akamwica. Iyo ni indi ntuze ya gatatu bita guha ibirango abantu uza kwica, cyane cyane abatutsi bameze gutya. Ubwo no ku rundi ruhande nabo bafite ibindi nabo bibonamo bibaranga, nk'uko yaratangiye kubivuga mu kanya, simbisubiramo. Icya gatatu, kwima abantu uburenganzira bwabo. Uburenganzira ni ikintu cya mbere umuntu wese kuri iyi si aba akeneye, babita discrimination. Urugero, kwangira abatutsi bahunze kugaruka mu Rwanda, batanga impamvu ku Rwanda ari igihugu gito, ko rudashobora kujyamo abandi bantu. Icyo nacyo
yanavugaga Habyarimana perezida nyine wavuyeho nyine wari ufite nayo matwara yose turi kuvuga mabi ngo ubuyobozi bubi bwazanye ibyo byose. U Rwanda ni nk'ikirahuri kirimo amazi yuzuye, yushizeho ikindi gitonyanga amazi arameneka. Ibyo byose ari kuvuga ngo bakumire abantu bazatahe mu Rwanda. Icya kane, kwambura abatutsi ubumuntu. Mukanya nari maze kuvuga indangagaciro mu cyo navuze, mu mitima navuze hari umutima muntu, ubumuntu, humanité. Icyo deshumanization, kwita abatutsi inzoka, inyenzi, kuvuga ko bafite imirizo, amatwi atendera, gutanga uburenganzira bwo kubica, ibyo byose. Icya kane, kwishyira hamwe nk'abicaye, organization. Habayeho kwishyira hamwe no gutegura jenoside. Abantu bishyira mu kintu bitaga Hutu power, kugira ngo n'amashyaka yose n'abantu bose bari muri iyo nganzo ibafashe kugira ku ntego, kwiyubaka no kwitegura, organization. Ariko no kuvangura sosiyete yacu ikabamo abazica n'aba, abazicwa n'aba. Ibyo bikabaho mu ndimi z'amahanga babyita polarization. Ibyo nabyo byabaye. Mukaba twicaye tuzi ngo aba baricwa, aba nibo baza kwica. Murumva uwo muryango wari waratandukanye, ntabwo wari ukiri umuryango. Haza rero no kwitegura, icyo bita gutegura rero uwo mushinga, preparation, kugura ibikoresho bizakora jenoside, kugura ibintu byose, gushyiraho mobilisation. Mwabibonye za kangura RTLM, gucengeza amacakubiri, ibyo byose byabayeho. Ikindi gikomeye noneho no kwica abatutsi, bakabica noneho bakica abagore, bakica impinja, byose extermination, byose bararangiza. Icyanyuma noneho nanavuga ihakana n'ipfobya ya jenoside yakorewe abatutsi. Murumva ntabwo bo bari barayiteguye, ariko n'abakurikiyeho hari imvugo zipfobya zikanakana jenoside. Bakavuga habaye jenoside ebyiri, habaye jenoside y'abahutu, habaye jenoside nyarwanda, habaye, ntibavuge ko habaye jenoside y'abatutsi. Birumvikana hari abahutu bamwe bishwe kubera kurengera abatutsi, sibo, ariko abo nabo ariko ntabwo bahigwaga cyane, bari bake cyane, ntabwo twahita. Niyo mpamvu iyo jenoside yitiriwe jenoside y'abatutsi. Ubwo rero nari nshatse kubaha iyo mpine kugira nuzuze watangiye anga wambanjirije, kugira ngo noneho ntasubira mu mateka yose ko mwayavuze. Ariko icyo narangirizaho noneho muri uwo muryo w'amateka cyanyuma, mbere uko njya mu rugamba rwo kwibohora. Ikindi mwakagombye kumenya, mu gisirikare tubyita must knows, yo muba mufite udukayi. Icyo mwakagombye n'ibyo maze kuvuga, ariko icyanyuma mwakagombye kumenya inkomoko. Iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ese cyabaye gutyo? Ni igihugu cyaremwe n'uwitwaga Gihanga. Singiye mu bintu byinshi, ugiye mu bitekerezo bya kera, ibitekerezo bisobanura amateka yacu, prehistorical times, ibitekerezo by'ibirari mu kinyagihumbi hafi cya karindwi imbere y'ivuka rya Yesu Kristo, u Rwanda rwabayeho. Mu Cyongereza babyita narrative of origins. Iyo bisomye rwabayeho, rurubakwa, ruba igihangange, rugira imisango, rusobeka ingamba, ruba rwa Rwanda rusangiwe na bose, abakuru n'abato, mu moko yose nk'uko babivugaga. Icyo kintu mugomba kukimenya. U Rwanda mubona ntabwo ari u Rwanda urumubona uyu munsi. U Rwanda rwacu rwageraga kure. None yavugaga ko u Rwanda ari nk'akadomo ku ikarita y'isi, ariko u Rwanda rwacu ni rwa rurunguru, kuko ari no mu ntekerezo umunyarwanda yumva ko ari hose. U Rwanda ni rugari,
mu ntekerezo y'umunyarwanda biva ku isi yose ari u Rwanda. Ari nayo mpamvu mu kurugarura u Rwanda no kurwagura yageze kuri. Mujya mumva hakurya burya hariya muzumve n'amazina hariya ngo ku Ngoma niho Goma, Masisi, ukajya Rwicanzige, ukajya mu Bufumbira, ukamanuka mu bice bigiye kwegera za Nkore, na byose byari igihugu cyacu. Mugiye mukareba hari karta umunsi umwe bazayibereka karta yo kugiye icyo. Abakoroni baje ibyo yavugaga bakati ibyo bintu byose badusigira akantu gato kubera impamvu n'izo zavuzwe. Nashaka kugenda subiramo cyane kugira ngo mpine ikiganiro, ariko icyo kintu mugomba kukimenya icyo kintu. So murumva rero u Rwanda rwaje rwaraguye mu kangaratete, ari muri Repubulika ya mbere na Repubulika ya kabiri. Murumva ko ari Repubulika ya mbere yaje ikomeza ikintu cya Hutu power, ikintu cya Parmehutu, ikintu cyo Rwanda gukanguka. Yemwe muri za 1979 abanyarwanda bishyira mu kintu bise RANU, Rwanda Alliance for National Unity. Ni ihuriro ry'abanyarwanda rishaka gushyira abantu hamwe, abanyarwanda bubaka ubumwe, banagira ubukanguke kugira batangire batekereza ibibazo by'u Rwanda n'ukuntu bazataha mu Rwanda. Iyo RANU iratangirira komera, ariko uretse RANU n'ahandi mu bihugu bitandukanye, mu Burundi urukatsa ruravuka, mu Busuwisi abandi banyarwanda bari ahantu hose hatangira kuba ubushyuhe uko abantu bagomba gutekereza uko bataha mu gihugu cyabo. Noneho bimaze gufata ubwo bushyuhe bumaze kwinjira, iyo mobilisation itangiye, bigaragara ko hari abantu benshi barabishakaga, abanyarwanda bari benshi cyane hirya no hino. Niho ya RANU rya huriro ryashaka rihuriweho n'abanyarwanda bari mu buhunzi cyane cyane, biza guhinduka RPF Inkotanyi. Noneho umuryango, aho kuba RANU biba umuryango. Iyo tuvuze RPF bivuze Rwanda Patriotic Front. Muracyari bato sinzi ko mu bicyo kintu, cyangwa se mu Gifaransa Front Patriotique Rwandais. Ariko ikiriho ni ihuriro rigiye gukoresha imbaraga zose nk'umuntu umwe kugira ngo rize rirwanye ubutegetsi bubi bwari buriho. Inkotanyi biva ku nshinga gukotana. Inshinga gukotana ni ukuvuga kugira ku cyo ushaka kugeraho cyose, intego wihaye ugakora ibishoboka byose ukayigiraho, ugakotana kugira icyo wiyemeje kukigereho. Ni ukuvuga niyo mpamvu mwumva ngo babita RPF Inkotanyi cyangwa FPR Inkotanyi, naho byaturutse. Icya kabiri, noneho iyo FPR Inkotanyi yagombaga gushyiraho imigabo n'imigambi kugira ngo, cyangwa se imirongo ngenderwaho izatuma ibyo FPR Inkotanyi ishaka bizagerweho. Kuko urumva ibintu byinshi byari byarazambye mu gihugu. Icya mbere ku isonga, ingingo ya mbere yagomba kugaruka mu bumwe bw'abanyarwanda, kuko ubumwe bwari bwarasenyutse. Turumvikana abagenerwabikorwa kose, turumvikana. Ni mwebwe ndi kureba cyane, abayobozi bo tubihoramo tubiganira iteka, ibi ndi kuvuga barabizi, ariko mwebwe ni mwebwe ndi kubwira cyane cyane kugira mwumve. Ingingo ya mbere, icyo bitaga ubumwe bw'abanyarwanda, yari ingingo ya mbere, intego ya mbere ya FPR. Bumbatira ubumwe bw'abanyarwanda bwagomba kugarura cyangwa se kubumbatira ubusugire bw'igihugu n'umutekano w'abantu n'ibintu. Ya kabiri. Cya gatatu, imiyoborere myiza, kubaka imiyoborere myiza na demokarasi, imiyoborere irimo uruhare rwa buri muntu byagomba kujyaho. Icya kane, kubaka ubukungu bushingiye ku mutungo bwite bw'igihugu. Umutungo nawo wagombaga kujyaho. Ikindi, kwirinda gutonesha na ruswa, ahubwo akabaho ibintu biciye mu kuri, transparency, kuko ruswa yari yaramunze igihugu.
ikindi cyakora indi ngingo ni imibereho, kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Murumva ko imibereho ntabwo yari myiza, murumva ko nta bantu bajyaga mu mashuri, ibintu byose muri politike, n'abantu bake bajyaga muri politike, abatutsi ntabwo barahezwaga, bagashyiramo nk'umuntu umwe cyangwa babiri, mu mashuri barahezwaga, no mu bindi byose byinshi by'igihugu, no mu ingabo zo duheruka ingabo za kera kuri Habyarimana na Kayibanda, ntabwo navuga ko wazita ingabo z'u Rwanda, no, ziriya ntabwo zari ingabo, byari mwabibonye, twabibonye hariya mu rwibutso, kuko zari ingabo navuga z'igice kimwe cy'u Rwanda bitaga Abahutu. Ntabwo rero zari ingabo z'u Rwanda, twagomba gusubizaho noneho ingabo zituma ubwo bumwe bugaruka, nabwo usugire navugaga bugaruka, ariko zinatuma n'ibyo bintu byose bishoboka, niyo mibereho myiza ishoboka, kuko ni inkingi yo gutuma ibindi byose byubakirwaho bikagerwaho. Ikindi, imibanire yacu n'ibindi bihugu, kandi imibanire ishingiye ku bwubahane, buhahirane, ibyo bintu nabyo byagomba kujyaho. Icyanyuma rero, zo ni ingingo 8 twazitaga 8-point program. Fande arabizi ko twazivugaga nk'ishapure. 8-point program sa urazibuka Fande. Ubwo rero haza kwiyongeraho indi bitaga kurwanya genocide ntizabeho kundi, never again. Ubwo rero FPR iyo niyo migabo n'imigambi yayo, manifesto, ibindi byose byubakiye aho ngaho. Nimuzajya mumva FPR mujye mumva icyo ngicyo, ariko ibyo kugira bigerweho hagombaga kuba noneho n'ababishyira mu bikorwa. Ababishyira mu bikorwa rero nibo bavutse muri FPR, ni RPA ni igisirikare cyaremwe kugira ngo kize gishyire mu bikorwa izo ngingo nari mbabwiye, iyo mirongo ngenderwaho ya politiki ya FPR bayita Rwanda Patriotic Army. Ubwo rero biratangira, hagomba guhaho gahunda sasa yo gutangiza urugamba rwo kwibohora, kuko ibindi byose byari byananiranye. Ni nayo mpamvu twahitaga option Z. Muzi ko ariyo ya nyuma yo tutangira kuri ABCD, ni ukuvuga yari Z yari yagezweyo, birananirana. Ni ukuvuga nta kindi byari gufata, tugatangiza urugamba rwo kwibohora, tukajya ku ruhembe rw'umuheto, tugatangira kubohora. Ubwo rero amahirwe Imana irebera u Rwanda, nuko no mu bihugu twahungiyemo, yaba mu Bugande, Kenya, Kongo, Burundi n'ahandi hose, hari abantu bari bafite umutima w'u Rwanda rwose. Muri twebwe nabita ba mugabo bwa mbere, n'abantu bari bafite that vision, batangira no kujya mu gisirikare, cyane cyane muri Uganda. Fande waranabizi, bafasha na kiriya gihugu kugira ngo kigere ku ubwigenge bwacyo. Ariko nanoneho nubwo banatotezwaga bari muri icyo gihugu, n'ahandi hose abanyarwanda baratotezwaga. Mu gihe cya Obote abanyarwanda baratotejwe cyane, ariko bafasha, baba basirikare. Ariko atari ukuvuga ngo nukuba umusirikare gusa, kuko uri impunzi muri icyo gisirikare ari ugushaka amaramuko. Ufite ingamba na plan yo kuvuga ngo umunsi umwe nibiba ngombwa nzataha mu rwatubyaye, tugende tugarure bya bintu byose nari maze kuvuga. Ubwo rero itariki ya mbere ukwakira muri 1990 atangizwa urugamba rwo kwibohora. Icyo gihe umugaba mukuru yari late Major General Fred Rwigema, mujya mumumva, niwe wari umukuru w'igisirikare cya RPA. Ariko ku itariki ya 2 araraswa, yitaba Imana, arasirwa mu Mutara. Sinzi niba mwebwe ntimuramenya u Rwanda, hari abagenerabikorwa benshi, hari abataratangira kumenya u Rwanda, ngo bizaba ngombwa kujya babereka carte y'u Rwanda neza, mukamenya buri hantu, mukamenya neza. Ariko ni mu Mutara, araraswa ku tariki ya 2. Muri iki gihugu bizihiza insinzi, babyitaga ngo insinzi y'ukwakira, intambara y'ukwakira, ngo twayitsinze. Ariko
ntibari bazi ko tugomba gukomeza n'urugamba. Yego twarahungabanye muri icyo gihe cya mbere, turahungabana, RPA twarahungabanye, kubura komanda ni ikintu hose mu gisirikare kihungabanya n'abandi, turamubura, tubura n'abandi bakomanda, n'abandi bari bakurinda imitwe barapfa. Ariko kuko byari muri gahunda n'ubundi, kuko n'ubundi umugambi wo kuza zuru Rwanda wari uhari. Afande, iyo mvuga afande mujye mubyumva, ni imvugo dukoresha iyo tuvuga umuntu ukuru. Ariko anga afande mvuga ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Icyo gihe yari ari mu mashuri hanze muri Amerika, amashuri ya gisirikare, kuko yari azi gahunda kandi rwose nawe yari abizi, areka amashuri araza. Hageze twese nta kindi twamusaba ko twari tumusaba rwose, niwe wahise anakomezanya n'urugamba, arufata mu maboko, aruha organization, aruha uburyo rugomba gukora neza, azana ibikorwa ibihuza bikorwa arabwubaka neza. Uburyo twarwanaga mu Mutara, burya mu gitero cya mbere twaragiye tugira za Gabiro, bamwe tugera hariya muri iriya Akagera, mu Kagera hari za force zacu. Icyo gihe hari na 157 na 7 mobile combined mobile force, ni imitwe mikuru yose. Twagize ikibazo hariya mu ishyamba ry'Akagera n'ahandi, kuko n'ahantu ujya gutya aduye akakubona, akakurasa kubona, n'ahantu hatari imisozi, n'ahantu utashobora kwira. Afande rero araza atuzanira ubundi buryo bushya bwa guerrilla warfare, ubundi buryo bwiza bw'urugamba. Dutangira kujya no mu misozi, dutangira gukora n'ibindi bintu byinshi byo ku rugamba, bituma twongera kuzana morale, bituma twongera kuzanzamuka, bituma noneho na za ntego tuzigeraho. Ariko uretse n'ibyo ngibyo, hari ikintu gikomeye burya afande command in chief yatubwiye, vision, icyo bita umurongo ngenderwaho. Vision yaduhaye kuva icyo gihe. Arega nanganaga namwe, reka nihereho, njyewe navukiye mu mahanga, nagiye ku rugamba mfite imyaka 18 n'amezi make, benshi turangana ahangaha. Urumva muri iyo myaka y'ubuto icyatumye uru rugamba turujyaho n'iki? Cyambere nuko ababyeyi bacu bari mu buhunzi, bavukiye mu buhunzi, bagomba gutaha. Ni twebwe twari indirira rugamba cyangwa indahangara zimwe nababwiye. Ariko icya kabiri nuko mu kuhagera muri bato mugomba kuhasanga undi muntu mukuru uzabarera, nk'ukuntu ahangaha abayobozi banyu bariho barabarera. Ubu ngubu hagomba kuba umuntu uguha icyerekezo, kuko twebwe wabaga uri muto wirebeye amafilme ya Chuck Norris, wirebeye biki, donc wowe uzi ngo urugamba ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko urugamba ntabwo ari ibintu nk'ibyo, ni ubundi burere bundi ugomba kugira aho ngaho, ni indi ntekerezo, ni indi filozofi, ni indi discipline ugomba kugira. Afande aduha indangagaciro zatuyoboye, twari abana bato, nawe se ntabwo yari mukuru, ni nkaho yatureze nawe atari mukuru. Uru rugamba rwo kwibora rwagizwemo uruhare n'urubyiruko n'abangana namwe. Ayo mpamvu natangiye mbabwira bya bintu by'indirira rugamba n'ingoboka rugamba n'indahangara, very important, kuko bifite aho inkomoko, bifite n'icyo bivuga. Ndibuka hantu hamwe ajya avuga mu Giswahili, sinzi mushobora ko mwumva Igiswahili bamwe, abumva Igiswahili mu bagenera bikorwa ni mu cyumba, abumva Igiswahili muzamuna. Aha, ubu biraza kunyorohera rero. Yaravuze ngo jeshi letu hili, ubwo yavugaga RPA, jeshi letu hili ya RPA nilo litakuwa msingi wa mabadiliko ambayo atakuwepo kwa nchi hii. Ni vile vile vitendo vyetu ni lazima
vitutofautishe na mbali ambao tunapigana nao. Murabyumva ibikorwa byacu bidutandukanye nabo turwana nabo, kandi yarapye nizaba inkingi ya mwamba mu mpindura matwara z'igihugu z'ejo hazaza. Icyo kintu yavuze kera cyane muri za 1992 na n'ubu ni icyerekezo kikituyobora. Buri kintu tugiye gukora usanga buri muntu kuko kiguha inshingano n'ejo hazaza. Ariko uretse n'ibyo ngibyo adutoza ikinyabupfura cyinshi, ubumuntu, ibyo byose. Ubwo rero singiye kujya mu bintu byabaye, habayeho dutangije urugamba, bitangiye gufata ibintu, bitangiye gushyuha, hazamo ibintu by'imishyikirano. Igihugu cy'u Rwanda gisanga ni ngombwa ko gishyikirana natwe, ko twari dutangiye gutera ibitero tukagera hafi ya Kigali, muri Ruhengeri tukagira za Kabuye niba muzi za Kabuye hariya ni hafi ya za Ruhengeri. Ariko Fanda akatongera akatubwira ngo imishyikirano bashatse ko dushyikirana, musubire inyuma. Tekereza kubwira umusirikare watangiye kureba umujyi aho agiye gufata, ukamubwira ngo urahageze, subira inyuma. Sinzi ko muri kubyumva, ubona Kigali iri imbere yawe ngo musubire inyuma. Ruhengeri ngenda twajya tureba uriya muhanda ukawubona, za Cyabingo na he ukabibona, ngo subira inyuma. Dusubira inyuma kubera imishyikirano. Ariko ibyo byose nuko habaga hariho uwo mutima wo gushaka amahoro mu nzira zose. Ibyo byose turabikora. Adutoza gukunda igihugu. Hari abantu twafataga ba mateko tukabafata kubera ubumuntu, nta kubica, nta kwihorera, bakaza twongera. Murabona uyu munsi ntimubona ko muri ahangaha muri komisiyo ibasezerera kandi kazabasubiza mu buzima busanzwe. Natwe barazaga mukaganira, bakumva za ngingo nababwiye, bakazumva, tukababwira dore ibyo turwanira, bakakuramo ya uniform bakambara yacu songa mbere. Murabyumva, tugakomeza tukajya ku rugamba. Na n'ubu hari abo tujya twicara mukicara ngo ariko shango hariya warandaje sha, hariya wakubisaga kibariga yawe yararasaga bikomeye, hariya akakubwira, noneho mugasanga mubaye umwe, musubiye mu bya bintu, mubaye abanyarwanda, mubagaragarije ubumuntu bwanyu, bibaye ibintu byiza kubera yumvise intego n'icyo uharanira. Nuko rero urugamba rwabayeho. Murabyumva aho ngaho. Imishyikirano iremewe rero. Ubwo sinagiye mu bintu twakoze ibitero byinshi, twagiye dutera mu za Ruhengeri tukabohora abantu. Aprizo ya Ruhengeri imfungwa zari zirimo muri 1991, twahagabye igitero tuvanamo imfungwa zari zifunzwe ku maherere gusa, na bamwe mu bayobozi bazo baraje turafatanya. Ibyo nababwiraga, hari na benshi twafunguye barizi bandi benshi baraza turakora. Ariko reka ibyo simbitindemo ngiye gukindi kintu. Ubwo rero twari turi mu mishyikirano, numvise bavuga ngo murajya no gusura ntuze museum, murajya kwisura uyu munsi. Baraza kubabwira ayo mateka. Abanyapolitiki bacu bari mu mishyikirano wa Kigali, ko byabaye ngombwa ko noneho imishyikirano ibaho muri 1993. Abanyapolitiki bacu ba FPR bazaha mu nteko nshinga amategeko, hazamo n'umutwe w'ingabo bitaga Sad Battalion wari ushinzwe kubarinda kugira bakore imishyikirano yo gusangira ibintu byose by'u Rwanda. Ariko mu gihe gito batangira gupanga byo kubarasa. Ariko ntabwo byatangiye ari no kubarasa, byatangiye ahubwo ari n'abatutsi batangira kwica abatutsi. Uko urumva mu gihugu ikintu kuvuga ngo ibyitso n'ibiki byari bikomeye, abatutsi batangira kubica. Ibyitwaga imishyikirano bitangira guhindura isura, abatutsi barabica pe. Mu nteko nshinga amategeko abanyapolitiki bacu dusanga ko bazagira ikibazo. Batayo yabarindaga, umutwe w'ingabo Sad Battalion, turawubwira musohoke mujye mu nkengero murinde batazica abanyapolitiki. Ariko muri uko gusohoka bagasohoka ahubwo barasa, ibibazo birakomeye. Ikindi kintu gikomeye nanone
mugomba kuva ahangaha mugitwara nka must know, n'ikintu cyo kumenya nuko hariya fande nanone yafashe icyemezo gikomeye, aho imitwe yose ikomeye ya RPA yabwiye ngo nimumanuke mugende vuba murengere bariya Abatutsi, murengere bariya Abanyarwanda bari kwihisha, mugende muzasange niyo sad battalion muzahuza ingamba ariko mugire vuba. Niko twamanutse mu rugamba rwo kubohora igihugu. Turaza, bamwe banyura mu majyaruguru, bamwe banyura za Byumba, izindi zinyura za Gabiro, tuza twese ari uguzi Kigali, ariko tubasha kurokora abo twabashaga kurokora. Yego hari abo bitakunze ari uyu munsi kwibuka, ariko at least hari n'abake barokotse, kandi ubu ngubu abo bake barokotse bahuje n'abandi Banyarwanda nanone barashibuka, ariyo ntego y'ejo hazaza. Ubwo genocide, campaign against genocide, kurokora Abanyarwanda bari mu kaga cyane Abatutsi, bigenda gutyo nabyo byari igikorwa gikomeye ariko gishoboka, byarashobotse. Aha mu gihugu kubereka mwana bibonye hariya turi mu ntuzi, aho Romeo Dallaire niwo wari umukuru, umujenerali ukuriye ubutumwa bw'amahoro ahangaha. Bari baramuhaye ubwo butumwa abukurire kugira ngo azagarure amahoro mu gihugu. Meanwhile, mission des Nations Unies en Rwanda cyangwa United Mission in Rwanda, Romeo Dallaire ababwiye ngo mu gihugu harimo ikibazo cy'uko Abatutsi bariho baricwa, afite amakuru ko bari kwica abantu, abibwira UN ku cyicaro gikuru muri UN. Barabyanga, bamusubiza, baramubwira ngo iyo mission iri guhenda cyane, nta mpamvu. Baramureka, abasaba gukoresha imbaraga, kuko buriya mu gisirikare buri kintu cyose gifite intuzi. Yabasabye nkoreshe mumpe ubushobozi bwo gukoresha imbaraga ndokore abantu, kuko abantu bari mu kaga gakomeye, cyane. Nabyo barabyanga, ahubwo Ababiligi n'abandi abantu bose bari baraha bazingu twabo barigendera. Urumva rero Abatutsi barabica. Afande yarababwiye icyo gihe, Afande yarababwiye, nyakubahwa Perezida wa Repubulika uyu munsi arababwira, mwaretse dukora ihuriro, icyo bita Joint Task Force, dukora ihuriro rigizwe na RPA n'ingabo z'u Rwanda XFAR icyo gihe na MINUAR, kugira ngo turokore aba bantu. Nabyo barabyanga. Urumva rero byarakomeye. Ni naho uyu munsi muri mwebwe hashobora kuba hari abari mu mashuri yisumbuyeho, ni naho baje gushyiraho amahame arengera umuturage uri mu kaga, icyo bita Kigali Principles of Protection of Civilian, byaturutse muri iki gihugu. Kuko protection of civilian muri UN hose, mission tujyamo, mu butumwa bw'amahoro tujyamo hose, uzasanga bakubwira protection of civilian, ariko amahame yubakiwe mu Rwanda. Cyangwa se bakakubwira responsibility to protect, inshingano yo kurinda abaturage ko igihugu kigomba kwigira. Ibyo byaje nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi muri iki gihugu. So murabyumva rero uko bitari byoroshye, ariko byari byoroshye, ariko byarashobotse. Haje hari turquoise, Abafaransa baje ahangaha bavuga ko baje kurokora ababo, ariko zari no gutiza umurindi ingabo zari ziriho muri icyo gihe, cyo bita ba XFAR mu bice bya Zakibuye, Cyangugu na Gikongoro. Iyo turquoise irakora, ariko ari nako yagiye ijyana na FDLR na Ali, yatangiye ari Ali iza kuba FDLR. Turumvikana, iza kuba FDLR nayo yigumira muri iyo ntekerezo y'urwango, ivuga ngo izahekura u Rwanda. Burya bavuga ngo iyo ushaka guhekura u Rwanda ruragusama, iyo ushaka guhekura u Rwanda rukora iki? Ruragusama.
ngo u Rwanda rurasira imigozi rukayiguhambiriza. Niko bimeze. Ubwo rero kugeza n'uyu munsi FDLR iri muri iyo ntekerezo yo guhekura u Rwanda, iri muri icyo kintu, yaguye mu manga y'urwango, wa mutima muntu ntawo, wa mutima nama nababwiraga ntawo, wa mutima mana nababwiraga ntawo, bibereye mu mutima rwango, mu mutima wa wundi wo kwica, mutima ubunga gusa, ushaka kugambanira igihugu. Icyo nicyo kibazo gihari. Kandi noneho urubyiruko rw'u Rwanda uyu munsi, uretse n'urubyiruko, ni twese nk'abanyarwanda, icyo turi ubu ngubu ni ukubaka u Rwanda noneho twese twiyumvamo, dusangiye intekerezo, dusangiye ubumwe, u Rwanda rw'abadaheranwa. Ntitugomba guheranwa n'ibyo byose, tugomba gutera imbere, resilience, tugomba gutera imbere, ariko gutera imbere ufite intekerezo nzima, uri umunyarwanda wuzuye mu ntekerezo, ari muri politiki, ari no mu migirire yawe. Kandi ibyo bitangirana n'urubyiruko. Urubyiruko mugomba kumva rero ibyo bintu by'urwango, aba ari ibintu dushaka, aho byatugejeje nibyo bituma turi aha uyu munsi, turi kwibuka ingaruka z'urwango n'ingaruka z'amacakubiri zikaba zaratwaye abatutsi barenga miliyoni muri jenoside. Ibyo ntimugomba kwemeranya nabyo. Mugomba kuba muri urubyiruko rufite ejo hazaza, rufunguye kandi rufite n'izo ndangagaciro nababwiraga mbere zo kubaka u Rwanda. Mugomba kwimana u Rwanda ni ukuvuga ni ahantu ugomba gukora ikintu cyose u Rwanda rukaba urwa mbere, ntiruzabingaruzwa muheto. Mugomba gushakira u Rwanda imbuto n'amaboko, niko tujya tubivuga mu itorero, ni ikibonezamvugo cy'itorero. Gushakira u Rwanda imbuto n'amaboko ni ukuvuga mugomba kuba abaambasaderi b'u Rwanda aho muri hose. Mugomba kumva ko icyambere ni u Rwanda, icyambere mugomba kumva ko ari ubumwe bw'abanyarwanda n'ibindi byose. Nicyo mugomba nicyo twifuriza abanyarwanda, cyane cyane mu rubyiruko. Nanone buriya hari ikinyarwanda bajya bavuga ngo amazire ni ikinyarwanda hari icy'amajyaruguru. Amazire ni amata atavuruze neza arimo ibibumbe. Tugomba kuba abantu batari amazire, batari amata atameze neza. Amata agomba kuba ameze neza, atarimo utubumbe, atarimo atavuruze neza. Tugomba kuba abantu bazira amazire. Turumvikana abagenera bikorwa. Kandi ibyo ubusubiza ingabo y'u Rwanda urangwa n'ibyo bintu bishoboka. Ntabwo bishoboka. Uyu munsi afande ashobora kuba ndushita mu myaka, ariko kuko yandeze neza, mba mufasi mwiza, mba subordinate we mwiza, uyu munsi turacyari mu murongo umwe. Ariko ni ibyo bibatwara, ibintu byose bikaza bibatwara, mukajya mu ntekerezo nk'izo zahekuye u Rwanda, muzaba mwihemukiye. Kandi nawe uhemukira u Rwanda ngo azarame, ntibishoboka pe. Uhemukira u Rwanda mu by'ukuri n'ubukunguzi ndababwiye ntibishoboka. Ubu rero reka mpinira aho simperana ijambo, aba noneho nsoza mvuga ngo reka dukomeze twibuke twiyubaka. Murakoze.